kubona revo ya Kabila muri Kongo biragorana. Yego. Ariko nabuze undi munyapolitiki wo muri Kongo wabikoze. Kugeza kuri iyi saha ntabwo wambwira ngo aricyo uruhande rwa leta rwigamba, M23 itigamba. Amatangazo arangana cyangwa ya leta ni menshi kuko ifite naho yanyuza henshi. Yego. Kuvuga tuzahangana gasopo za buri kanya buri bose barazitanga. Intambara y'amagambo bayita media wo reka tuyitegure abantu nyine bayitangaze, hanyuma wenda twe dusesenguye tuvuge utaha ni 9 cyangwa 6 depending ni kubyo umuntu na position umuntu harimo. M23 AFC Corneille nga uvuze haruguru nawe afite inyota yo kuba yakwicara muri Palais de la Nation. Yego. Ikinshasa. Bamwe batangiye no kuvuga batese burya niwe uzayicaramo cyangwa ni Kabila wivuga imyato kazayicaramo. Kuba tubona ingabo z'u Rwanda ntiyagiri ibyukira sindi nta batayo ya M23 yarasa batayo ya M23 kandi ntibarahebwa ntibanagira gute, ntabwo bari baburara ngo babwirirwe. Ugomba gutekereza ko ibintu bifite uko babyubatse buriya au départ. Kandi ikintu kitwica abasenguzi tuziye n'abanyamakuru batandukanye bibwira ko imipango yose igomba kujya kuri social media. M23 u Rwanda guturwanira iki ngibyuka ibyutangariza wowe uzabitere metero ukore investigative journalism ubifindure hako ntabwo waje kuguha report. Zino nyeshyamba ntabwo zoroshye ziri ku rundi rwego rukomeye cyane. Nyeshyamba z'igidoha hako Sandri uzi ko hari ibihugu byo muri Afrika byigenga kugira ngo bibone table Doha Qatar byaba bizicyuya mwajya African Union ariko bonzo office y'Qatar muri Doha ntago ikinishwa. Bona hari ukuntu M23 mbona ino sample ya Rubangabo yaba basirikare yaba ari nkwe gusampolinga abake bashoboka muri FARDC kabe chantiyo yuko na FARDC utarayihuza na M23 ishobora kuba abasirikare bazima. Uranyumva icyo kintu mvuze batiwe banahuzwa baba ingabo nzima byaterwa n'amahugurwa na leadership bahaye. Kuko M23 agaragaje ko ishobora gutraininga umusirikare akavamo umuntu ufite discipline atari yarayigeze bakazaba abasirikare ba Kabila n'ahandi ariko aba Rwandafone bakazaguma iwabo byanze bikunze cyangwa n'abagiye bakaba ari abacommanders bo kubasha kuorganizinga n'abainstructors. Noneho Kongo ikazavamo nka federalism aho abasirikare bashobora kuguma iwabo abandi bakaguma iwabo ariko bakagendana ku cyubahiro n'agaciro n'indangagaciro ziranga umusirikare w'igihugu bose bayoboka leta imwe. Aribwira ngo nibo bari ku mwanya n'iki byose ariko ikibuga n'ikicurika. Ubuzingabo za Syria abitwaga byihebe sibo bayoboye. Ubusingabo za umukoto wasinzwe za South Africa ntabwo arizo zigenda ku bintu bigenda zabitwaga ba Peter Bottom muri Afrika y'Epfo. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. AFC M23 yatangaje ko gahunda ngo yo kugira Kinshasa bagakora ubutegetsi bubi ikomeje. Kabila nawe ati ngomba gusubira ku butegetsi. Tukibaza tuti ese noneho leta ya Tshisekedi biraza kugenda bite, biraza kuvaho biragenda biti ko mbona aba bagabo noneho byahinduye isura. Ariko nuko abantu banyurwa manuma niba hari icyo Corneille Nangaa yavuze ntiyabuze n'uyu muri leta wakivuze. Yego. Niba icyo Kabila yavuze nubwo abantu bashidikanya kuri ya konti ya Twitter ngo ntabwo ari ye. Aha n'undi nawe bari kuri kubona revo ya Kabila muri Kongo biragorana. Yego. Ariko nabuze undi munyapolitiki wo muri Kongo wabikoze. Niba ari M23 yabonye ingabo nanjye vanga kayabo k'ingabo abasirikare benshi no muri leta nabo barimo gutraininga. Yego. Kugeza kuri iyi saha ntabwo wambwira ngo aricyo uruhande rwa leta rwigamba, M23 itigamba. Amatangazo arangana cyangwa ya leta ni menshi kuko ifite naho yanyuza henshi. Yego. Kuvuga tuzahangana gasopo za buri kanya buri bose barazitanga. Yego. Ari Wiringoma, ari Lawrence Kanyuka, ari General Sylvain Ekenge, ari Patrick Moya kusaidi ya leta. Yego. Bose urabona ko bari mu kazi. Ugiye no kureba usanga mu gihe nk'ingibi umuntu yavuga ko bisatira igisa no kuganira Doha kugira gute ibintu nk'ibyo. Yego. Ntabwo intambara nano ari intambara yaceceka. Hagomba kuba reflex z'intambara. Nayo matangazo nayo magambo no guterana amagambo no kugira gute no gupasingisha ingabo na Tshisekedi agapasingisha izindi. Kandi bose barimo gufora
bafite umwambi mu ntoki ariko ubundi ikigenderewe si uwo mwambi mu ntoki yego no kuwufora igihe kinini cyane ikigenderewe no kuwufora ukarasa ugahamya muri cible muri target so rero buriya mu bintu mbona muri M23 n'ibyo mbona muri leta bose ubundi ushatse bavuga barimo gusunana sibyo ntago ari ubwubahane bubahagaritse aho mwahagaze wese yewe ntabwo leta ya Kinshasa ari impuhwe ifitiye Kabila ngita cyangwa M23 hariya kuri Goma kandi M23 si impuhwe ifitiye leta ya Kinshasa ngidafata Uvira idafata hose idafata Kisangani nyamara ibyo byose uzabyumva amagambo tuzisubiza aho M23 yafashe M23 tuzakurikirana umwanzi kugera ku masoko ibyo se byose ngaho se umwe nagenda agere ku isoko yundi cyangwa leta yakubite M23 ibikuraho tubabone yego iyi ntambara y'amagambo bayita media wo reka tuyitegure abantu nyine bayitangaze hanyuma wenda twidusesengure tuvuge utaha ni 9 cyangwa 6 depending ni kubyo na position umuntu harimo M23 AFC Corneille nga uvuze haruguru nawe afite inyota yo kuba yakwicara muri Palais de la Nation yego ikinshasa bamwe batangiye no kuvuga batese bujya niwe uzayicaramo cyangwa ni Kabila wivuga imyato kazayicaramo yego prominence hagati ya Kabila ndavuga ubu gukomera ku ijambo hagati ya Kabila na AF na Corneille nga bigora abantu bamwe bakavuga ati Kabila bageze Kinshasa yakwicara muri ntebe yayigezemo abandi bati yakomeza ibyubahiro bye Corneille nga warwanishije abasirikare akayijyamo yego ibyo ngibyo ni ibintu twazakora mu kiganiro kwabyo tugapima imbaraga z'abantu ko bagiye bafatikanya ku ruhande ubundi bageze ku butegetsi bo babirwaniramo ntago ari cyo warumbajije icyo kintu uvuze ko mbona benshi bakigeraho ubwo bamarsha urakoze kugikomozaho n'ibitekerezo by'abantu rwose bigiye mbwira biti ko dufite ubwoba ko bageze ku butegetsi bishobora kuba bitagenda neza kamere ya muntu uko imeze na kamore niyo washyira muri kamere mana na Lucifer yabipfuye na Michael buriya Marayika barabipfuye ninde wicara imbere y'Imana ninde uramya kenshi kugira gute ariko nk'abo ngabo in brief cyo nabasubiza nuko kuba tubona ingabo z'u Rwanda ntiyagiri ibyukira sindi nta bataye mu 23 yarasa bataye mu 23 kandi ntibarahebwa ntibanagira gute ntabwo bari baburara ngo babwirirwe ugomba gutekereza ko ibintu bifite uko babyubatse buriya au départ kandi ikintu kitwica abasenguzi tuziye n'abanyamakuru batandukanye bibwira ko imipango yose igomba kujya kuri social media M23 Rwanda guturwanira iki ngibyuka ibyutangariza wowe uzabitere metero ukore investigative journalism ubifindure hako ntabwo baje kuguha report hari n'ibyo tuvuga bikabatesha umutwe ati aba dino babikuye ibi ngibi kandi bagasanga biri muri agenda yabo ntabwo rero icyo bita power sharing cyangwa kugabanya ubutegetsi partage du pouvoir abantu barwanye bakaba bakonkaringa barwanira izi ntambara ziremereye gutyo ntabwo warya inka ngo nandirwe umurizo icyo cyo kintu gikomeye cyane kuri bo gusa bibamo makanaki nyinshi cyane mu bintu bya politique bibiri na terrible tugiye kubisesengura byo twinjiyemo nk'unosheho gatoya iyo abantu bajya gutsinda urugamba mu marebaration yatandukanye hari igihe bicana hagati yabo kugira ngo umwe yerimine undi beriminane hari igihe basanga uwo bari bitwaje aho yari kubafasha gutambuka barahatambutse baramubonagamo iyo piyo bakayikuraho ni byinshi ibi bintu bifata nka sije ntoya ni sije ndende inakarishye ariko ntabwo abantu sinekereza ko bari barimo 23 yasaze ivuze induru mu mihanda kuki utekereza ko yafata Kinshasa ikavuza induru mu mihanda kandi ari bwo ubuse ko bafashe Goma ukavuga uti basangiraga impungure mu ishyamba ndaduke bari bafite nese bafashe Goma basubiranyemo uzi kundi zindi nyeshyamba zifata umujyi nka kuri amaheshe Bernard yafashe Bukavu agatashyiraho ingabo ze akavuga ati Makenga bye ngeze wacu naye ngiye gucunga basigara barwana hagati yabo ko bagishyize hamwe se izi nyeshyamba zifite ukuntu zubatse ubundi ubutaha nitumara kumenya uko iminsi agenda yigira imbere tuzagenda tunamenya ko zishobora kuba zifite n'amamentazi bababwira ibyo gukora nuko bagomba gukora babafite experience kubarusha ibyo ariko byaterwa n'amakuru umuntu afite n'ahagera ariko ntabwo inyeshyamba zibaho gusa nubona inyeshyamba zijya ubuse Lawrence Kanyuka ko ari kwa Thabo Mbeki uretse conference ya Mbeki Foundation abaragiyemo n'urugero ngo haye ndaguye ebyiri nguhe n'urwa Kabila ko nawe ajya kuza abonanye na Mbeki muri South Africa nese ubuze umusaza nka Thabo Mbeki yarabahaye ihe nama uzi ko ikiganza cy'umusaza kibaho kukurambikaho ibiganza
genda mwana wanjye uzagire gute na gute nubwo we bose ari abanyacyubahiro ba perezida Yego. afite ibintu byinshi yamubwiye. Hari uwageze kuvuga ko M23 isubiranamo muri 2012 na gatatu bivugwa ko nabyo ntabwo byagiye on record, ariko bivugwa ko ngo buriya na n'ubu ngubu Museveni ataraturastinga M23 ngo yaravuze ngo inyeshyamba murasana nta soni mutarafata igihugu ngo abatunga agatoki aravuga ati pay attention mufite ikibazo ntimuragera iyo mujya mutangiye kurasana. Byaramubabaje cyane buriya Museveni, byaramubabaje. Abantu bajya banabaza kuki Museveni atirundumurira muri ibi bintu atagira gute akaba hariya kari akantu ko kurasana kababaje Museveni. Yego. Karamuriye mu mutwe bikomeye cyane. Urarasa mugenzi wawe musangiye urugamba ukajya kumena amaraso ye. Kandi imagine umusirikare warashwe na mugenzi we atarashwe n'uwo witaduye. Kubire pairing bizabagora. Ntabwo kuvanga arabanga, ariko na n'ubu ngubu ubanza arakanditse nk'ahantu n'inyuguti itukura. Yego. Ati abari bo bose ariko baricanye. Rero ntekereza ko nka Museveni cyangwa Mbeki bahuye babwira ati ntimuzongere gukora biriya bintu byarabasebeje. Bivuze ngo rero nimbyita mentorship I don't know uko byakumvikana, ariko ntabwo izi nyeshyamba zitsinda gutya. My god, zitsinda abantu ibihugu bingana gutya bikirukanka zigafata amesenene ngo kwikiri. Zino nyeshyamba ntabwo zoroshye, ziri ku rundi rwego rukomeye cyane. Inyeshyamba z'igidoha ariko Sandri uzi ko hari ibihugu byo muri Afurika byigenga kugira ngo bibone table Doha Qatar byaba bizicyuya. Mwajya African Union ariko bonds office y'i Qatar muri Doha ntabwo ikinishwa. Ntabwo duhahurira abantu b'inkebebe. Iduhahurira abantu baje kuvuga ngo uyu nguyu yaruzuye ku gice n'uri yaruzuye ku gice yajya muri Yorudan akibira hakagira ikivamo iki cyangwa kiriya. Hagiye kumbaza ngo Doha ko irimo kugenda izamba wibyita kuzamba wasaba ko irimo kugenda uyu munsi ariko Doha ibishaka ariko ntabwo ari kuzamba kwa Doha. Ibyo ubona uyu munsi wenda ari ku ikarita ya Doha ishushanyije. Yego. Ubwo ni kisekaro kuzamba kwa Doha. So rero nkavuga ngo iyo power sharing ntabwo cyaba ikibazo kuko n'ubundi uko babayeho uyu munsi ari n'abarwana ari ababipfa n'ubundi cyubahiro bifite ntabwo ari gikeya, ariko nibavuga bati uyu munsi umuntu umwe azigenda aragenda akana kubutazagenda akana tujye twemera yuko n'abafite ukuntu bubatse kandi nyine bafite umurongo bagenderaho. Hanyuma rero ibyo Corneille Nangaa atangaza ngewe ikintu mbonamo kandi nakikubwiye na kera. Yego. Mbona hari ukuntu M23 mbona ino sample ya Rubangabo yaba basirikare yaba ari nko gusampolinga abake bashoboka muri FARDC kabe chantiyo yuko na FARDC utarayihuza na M23 ishobora kuba abasirikare bazima. Uranyumva icyo kintu mvuze? Ndakurikiye. Batiwe banahuzwa baba ingabo nzima byaterwa n'amahugurwa na leadership bahaye. Yego. Na cyane ko uzabona umusirikare w'umupfapfa uzahashakira umunyapolitiki w'umupfapfa. Politiki yari nzima abasirikare babazima. Abasirikare bagize gute? Abasirikare nicyo shatse kuvuga. Yego. Bivuze ngo bageze Rumangabo nta yindi mitwe babateyeho, nta yandi maboko babatije, barya gatatu ku munsi, bakora amahugurwa, bigishwa ukuri kuzima iki gihugu gisobanuye, baza kuvamo abakomando bazima 7,000. Bakiri kwa Tshisekedi ntibyakundaga. Kuki bitakundaga? Babwirwaga amacakubiri, imvugo zibe urwango. None nkabona ko bishoboka kuba AFC M23 no mu nyungu zaba bakabiliste n'abaki byose bandi bo higiriye batarabarwanda phone bacunga bakavuga ati mudukorere sample turebe ko twafata abazava muri FARDC bazima tukabyazamo ingabo nzima mutiriwe munazizamo muzagume iwanyu mujye muduterenengera gutya noneho sample izajya iva Rumangabo Kamina n'ahandi bashyiraho kuko M23 agaragaje ko ishobora gutereninga umusirikare akavamo umuntu ufite discipline atari yarayigeze bakazaba abasirikare ba Kabila n'ahandi ariko aba Rwanda phone bakazaguma iwabo byanze bikunze cyangwa n'abagiye bakaba ari abakomanders bo kubasha kuorganizinga n'abenstructors. Noneho ko ikazavamo nka federalism aho abasirikare bashaka kuguma iwabo abandi bakaguma iwabo ariko bakagendana ku cyubahiro n'agaciro n'indangagaciro ziranga umusirikare w'igihugu bose bayoboka leta imwe. Nicyo kintu mbona. Yego. Federalism muri Kongo izabaho kandi be no mu ngabo. Yego. Hanyuma se Marsha aho rero nabonye Kinshasa guverinoma yafashe icyemezo cyo gutora umwanzuro uvuga ko ngo ibyemezo byose by'inkiko za AFC M23 nta gaciro ngo bikwiye. Nawe icyo it doesn't make news. Nanjye niko nabigenza. None se abantu bafashe inkiko bazishyizeho bihaye competence nationale kandi si bafite kuko leta ya Kinshasa igira ministeri y'ubutabera n'ibirango bya leta.
kandi mu nzego z'inkiko hajyamo n'ibirango bya leta. Yego. Abachifu justice bararahira bakarahira imbere yuko amategeko itegeko nshinga biteganya. yego Ese uka chifu justice wa M23 azarahira imbere yandi y'umukuru w'urukiko rw'ikirenga wa Kinshasa. Nk'ubu se koko oya ntabwo leta ya Kinshasa yabyemera. yego Ikwiye kubica intege, ariko nanone n'aba M23 nabo bagaca intege bya leta, kuko baravuga bati niko nanga yavugiye Rumangabo yego ko mu kubaka igisirikare gishya cya Kongo ntabwo FARDC izintegra, ntabwo M23 izakora integration muri FARDC, ahubwo abazatoranywa muri FARDC nabo bazakora integration muri Armée Révolutionnaire Congolaise. yego Wumvise icyo babwiye? Ubwo no muri secretary ya justice ya magistrat no kimeze ntago abacamanza kuko babiteganya nubwo bigoye bumva ko aribo bazajoininga ubucamanza bwa RDC busanzwe, ahubwo ubwo bazabutoratoranya bujoininga ubwo bazabashyizeho. yego Babwiwe n'iki se ku bucamanza M23 izashyiraho barwanye bakanesha atari uzaba umukuru w'urukiko, ahubwo uzatoranya abari basanzwe. Erega ntabwo turi mu karere katarimo amateka maremare. yego Uyu munsi babangorira bien la dernier liha bien kirira ro dernier kiraro dernier baribwira ngo nibo bari ku mwanya n'iki byose, ariko ikibuga n'ikicurika. Ubuzingabo za Syria abitwaga byihebe sibo bayoboye. Ubusingabo za umukoto wasinzwe za South Africa ntabwo arizo zigenda ku bintu bigenda kurusha zabitwaga ba Peter Botha muri Afrika y'Epfo. Urumva? yego Bitonde nibagende gahoro, niba barwana umwe nesho ndamukubite amugende n'amategeko. Avuga ngo ntabwo ngo byakubahirizwa. Zino nyeshyamba aho ziyobora ibintu byakubahirizwa, ibyo zigenda ni byinshi kandi leta afiteho uruhare kandi bigakunda. Ndetse ko inyeshyamba zarashe leta bigakunda, amasaza agasohoka mu mbunda akabaturitsa, ko batavuze ngo ubwo mutari leta ngo nagume mu mbunda zizibe ziceceke ntizongere kurasa. Buriya iki kintu gikoresho cy'intambara bite intwaro z'amasasu bikigendera kure gihindura byinshi. nese masha tuva no kuri ingingo hari depite mwanga cucu mwangande ngo binavugwa ko ngo mama 23 yasabwe ko ari mu bagomba gufungurwa muri babandi basaba ko leta Kinshasa ifungura, ariko ngo leta Kinshasa ngo yanasabwe igiye kubafungura. yego babyumvikanyeho niyo step bagezeho duha muri Qatar. bese bazabikora None se batabikora ko M23 bahaye ababo ibihumbi n'ibihumbi bari mu 700 kubera iki? Ubundi bafitiye inyungu yo kutari kura Mwangacucu cyangwa n'abandi badepite. Oya ni benshi bazwi. yego Kandi Mwangacucu bamwe baribaza batese katigeze afana M23 ko yaga nivumira ku gahera. Ariko muri Kongo mu byukuri abantu bari mu kaga kabeze kuriya abavumira ku gahera M23 ni benshi kandi batayanga bari Kinshasa, ku buryo rwose bajya mu myigaragambyo nabo bakavuza indura gatwara ibyapa aho ku mutima we afiteho imiryango yabo na bene wabo. Ibyo se bivuze ko Mwangacucu yange M23 se ngo barapfiki. M23 mushyize ku karisti bya binagendeye ko leta yamushinje gukorana na M23 kandi ikabikatira igihano. Ntabwo mbona ko M23 ari na ngoma mushyire kuri listi y'abazarekurwa, kuko leta yarayimushinje ishyiramo igitugu cyayo aranabitsindwa iranamukatira. None baramukatiye kuba member M23 ni mufungure nyine. M23 itiri bivuga. Hakuze ko abantu birahuriyeho umuriro watabizi. Yiza kuba mu rubanza yaburanye mu kirego yaburanye atarimo ijambo M23. Nta mpamvu M23 kubifite yo kujya gute yo kumuva mu mashyire kuri liste. Aho kubera ko bagiye muri mashini avuga ngo umuntu washinzwe ibijyanye na M23 computer ugakanda yahita izanamo Mwangacucu agataha iwabo. Burya Imana itera amapfa itera naho bahahira. Nubwo Mwangacucu yaba adafana M23 nubwo ibyo bapfa ari biki byabagapfuye ari bikeya. Ariko ntekereza yuko na leta ubwayo irishinje ubwayo kuba itari kurabana mwibagirwe kandi mu byaha yamuhamije harimo gufukorana na M23. Nibamureke rero atahe, yari umudepite w'igihugu, ni imvukira muri Kivu y'Iburasirazuba, ni mu Rwanda phone, urumva? Yego. Kandi leta ishyira mu gaciro. Ubundi leta ya Kongo niyo leta mbona itinya gufungura abantu aho abagome. Ko Zelensky ahora arekura Abarusiya yafatiye ku rugamba, kandi misile zaraye zimusenya. Ko ararasa Moscow agatwika amadepo ya essence, ko Putin atabura gucyura abasirikare be. Ubundi uyu ibintu bimeze nk'imico mibi na kamene biziba mu biyaga bigari kabiri bwo kuki. Mwangacucu n'umusaza akorera igihugu n'umudepite national. Mwangacucu afite amateka akomeye muri Kongo. Muri make Tshisekedi durafunga Mwangacucu. Iyo amaraso ya Mwangacucu nda kujya ku mutwe huko urabuzira iki mu byukuri agutwaye iki. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars
kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.